Previously. Iyo turi kumwe mbasha kwibagirwa ibibazo byose afite mu njye rwose mba numva nifitiye n'ubwoba. Tara! Shuwa ni yawe. Yigo umva sinakubwiye se? Njye mbirimo neza. Ndashaka kugira ngo dupange gahunda yo kwica Mr. P. Hello? Kuna kubona. Ambasa ya sporo yanjye yarangiye. Ubwo rero ni nakugura nsanga mu rugo cyangwa uraza kazi. Muko kumbona nta gahunda ugira. Ukeka ko ngewe nari kwirwa nkurindiriye aha ngaha. Iyo utindaho gato ari kunsanga mu rugo cyangwa ku kazi. Santana, I'm sorry. Nayobye. Ni biki se kuzindukiye ntarava no muri siporo? Cyangwa ni amatiku yanyu dore ko abanyamakuru mudatandukana n'umuntu. Santana. Njye nkunda gukora nkoresheje ibimenyetso bifatika. Akira nawe urebera. None biragira ngo mbikoreshe iki? Ukeka ko ari amakuru mashya umpaye? Santana, hari ikintu utaruzi. Ikigaragara ko nuko bari abantu baziranye kuva na kera. Yaba ari Mr. P n'abandi bose baraziranye. Icyo utaruzi nuko ashaka kugukoresha. Akakugira akajagara, akakugira nk'urukweto rushaje. Yarangiza akakujugunya. Uzungukira he? Ntaho. Uzabura ingegera nk'abandi bose. Nkuko abikorera abandi bose. Iko wanshinze. Wazanywe hano no kuntuka. Ubu nakumanyura ngiye Santana ntago nyina. Santana. Santana, please. I beg you. Itandukanye n'uriya mugizi wa nabi muri kumwe. Murimo gucuruza ibiyobyabwenge ariko muri kwangiza igihugu. Muri kwangiza urubyiruko kandi ari rwo Rwanda rw'ejo hazaza nizo mbaraga z'igihugu dufite. Mushobora kuba murimo gufata amafaranga muyinjiza ariko mukirengagiza ko muri gusenya igihugu. Please Santana, I beg you. Itandukanye n'uriya mugizi wa nabi ndakwinginze. Siba wanjije. Yabwe. Ukeka ko no mugi wose wubatswe n'ubusa, ntago wubatswe n'amagambo wiri gubunza kuri televiziyo. Uranyumva neza? Kanguka rebesha amaso yawe. Ntago ino migi yose yubatswe n'ubusa, na amafaranga. Think twice. Reba cyangwa se uzapfura umukene na n'urwara rwo kwisimisha ufite. Ibyo nakubwiraga nabikubwiye. Ngiye kugenda. Ariko umutima nama wawe wicare ubitekerezeho. Ubitekerezeho. Nizere kuzafata imyanzuro ikwiye. Karibu pare. Karibu rwose muza twegera meza. Mwanyibagije misharade yatumye nibagirwa bene ngiye kuvuga. Abaza. Ese wowe ibyo nubwo byo kuvuga ngo ugiye kwiga mu mahanga bimeze bite? Nyine papa urabona kaminuza hano mu Rwanda ntabwo zigisha neza. N'usundi papa ubona abana b'abayobozi cyangwa abacuruzi bakomeye biga hano bose bajya kwiga hanze. Ariko ibi ni biki pe? Igihugu cyanyu mu gikiye amazi pe. Ikindi kandi iwacu hari ireme ry'uburezi kandi bakagira ibyo dukeneye.
ibyo Arene avuga nibyo papa Arene. Abana b'abakene nibo biga inaha. Abana b'abantu bihaye bajya kubashakira amashuri aho ngaho za Burayi. Mama Arene wowe hari ibintu utararangiza uretse kunzamura isukari wowe. Ariko se wowe ko utangiye kuvanga amadosi, ubu turi ku kibazo cyare. Igurata mama mvugana nanjye nzajye kwiga ahantu hasobanutse nzagaruka ndi umuntu ukomeye. Ariko ibintu muvuga ntabwo mubizi. Ibintu byo kujya hanze muri iki gihe birakomeye pe, bisigaye birimo amanyanga menshi cyane. Ugasanga abantu bari kubabesha ngo bagiye kubashakira imirimo mu mahanga cyangwa amashuri kandi bari mu kubabesha bagiye kubacuruza. Bamwe bakabakuramo ibice by'umubiri, impyigo, imitima n'ibindi. Abandi bakabasora mu buraya, abandi bakabashyira mu mafilimu birukozasoni. Yiba wowe ko numva bitoroshye. Ariko nawe papare ibintu byose no kugenda ubonamo ibintu by'ibyaha. Ngo nukuri umupolisi. Ubwo se ushatse kuvuga ko kuba hari abantu bikoreramo ibyaha hatari abandi bigendekera neza, bakagenda bakiga neza kandi bagatera imbere. Ratare ngewe rwose mfite umuntu wabigufashamo ukabona ibyangombwa bitakugoye. Kandi mama Ari ntabe wa mugabo wawe ari gasana, umenye ko ari n'iperereza turi mu kumukoraho bijyanye n'iyo cyuruza ari y'abantu. Wowe bindikire yewe wowe usugira ngo umwana wanjye ndamwanze, urabona nakwifuza kumuta mu rwobo. Barigasa urabona ino nzu, urayibona inzu nziza ndetse ntago nakweretse na hano hasi hari hose. Ukuvuga ngaha ni yose ureba hangaha nahangaha wazu ugakomeza ukareba naha. Gasa rero iyi ni yanzu nakwerekaga. Mr. P arashaka kuyikugurisha. Ndakeka ko nawe uri tayari. Yewe nditeguye nta kibazo, amafaranga ndayafite. Okay, nta kibazo. N'ubundi Mr. P avuga ko nta mwanzi w'ibihe byose, nta mpamvu yo gukomeza gushyamirana kandi twese turi abanyabusiness. Ubundi se dupfiki mugira igice cyanyu cy'umujyi nanjye nkagira icyanjye. Kuba mwemeye kungurisha inzu hano ntibigaragaza ko mwaciye bugufi. Akira n'impapuro z'inzu dore ngizi zose. Ubwo nizere ko nawe uri gukora transfer kuri ya konti naguhaye. Ndabona ibyangombwa ari sawa, reka nze mbishyure nkore transfer kuri konti. Okay. None se Tom ko mbona uje utarwembutse byenze gute? Urabona byose bitagarutse se? Abaguzi babuze. Bishoboka gute se Tom? Abapushayi bacu babaye iki? Ubu business yanze. Ku isoko ibiciro byagiye hasi cyane. Sinzi umuntu uri kugurisha hasi y'ikiranguzo. Ubwo si watwibye wakubise ibiciro kugira ngo atugushe. Byanze bikunze ntiwafata kokayine akayiko kamwe gahagaze 10,000 wigurisha 4,000. Byanze bikunze umuntu uri kubikora afite icyo agamije.
uri kubikora wese arabizira. Reka nze mpaguruke ndahangana nawe. byanze bikunze ni Mr. P wabyibye cyangwa kari agatipe ngo ni musoni kaba karabimugurishije. Tom, ntuzamure umujinya ntahita nkurasa. Ubundi yagucitse ate? Cyangwa nawe ubiri inyuma? Olivier, garukira ahubwo nyumva Olivier, ubwami bwose bwiciyemo ibice waba bugiye gusenyuka igihe cyose twakorana tutabasha kwizera, aho gushaka ukuntu twakemura ibibazo dufite none turi gushinjanya. Oya, nta hantu byazatugeza.